guys, ngwaye ikaze wowe nshuti mukunzi wa Tech AB Rwanda. Ese wari uzi ko wakoze raporo yawe muri Google Docs wakongeramo sinyatire? Muri iyi video tugiye kureba intambwe ku yindi uko wakongera sinyatire cyangwa umukono muri raporo yawe wakoze. Iyi ni Tech AB Rwanda, kanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Wibuke gukanda like, ukande muri comment uduhe igitekerezo cyawe, wibuke gusharinga inshuti zawe. Tugiye kugenda intambwe ku yindi uko washyira sinyatire muri raporo yawe cyangwa indi nyandiko wakoreye muri Google Docs. Turaza hano hari uburongo butatu kugira ngo tubanze dushyire account yacu cyangwa kwinjiye muri Google Docs neza. Dukande ahanditse ngo Office Comfortability Mode, munsi yaho ahanditse ngo this file, kugira ngo tubanze kuyishyira muri Google cyangwa dokima yacu tuyisevinge muri Google Docs. Ubu ngubu nibyo turimo. Witemo Gmail. Wibuke gukanda subscribe ubu kwinjiye. Noneho tumaze kwinjira, nababwiye ko tugiye kureba uko wabika dokima, washyira sinyatire muri dokima yawe. Turaza hano, ukande hano, urakandamo hano hagati sorry. Iyo ukanzemo hano hagati gutya hahita haza aka gakaramu kaje munsi. Aka gakaramu kaje munsi ngira ngo murakabona, tugakandeho gutya. Tukimara kugakandaho ushobora kweditinga. Urabona hano hari amazina, tugeze kuri sinyatire kuri 5. Raporo yacu turi gushaka gushyiramo, reka tubanze dushyiremo amatariki. Tubanze dushyiremo amatariki wenda. Hanyuma nitumara gushyiramo amatariki, turahita tuza dushyiremo nitumara gushyiramo amatariki, turaza dushyiremo urugero kanshyiremo 2020, ariko kandeke gutya wenda. Umwaka wo washyiramo 2025 na 6 na 7 bitewe. Yari urugero naberekaga. Noneho handitse umukono, tuze duhite tuza handitse umukono, niyo signature tugiye gushyiramo signature yacu. Turaza dukande urabona ahantu hejuru, dusubire hejuru ahantu muri kubona hari akamenyetso ko guteranya, akamenyetso ka message, ahari utudomo dutatu. Reka duhere iburyo dutambika. Wavuye hari akantu kariho urupapuro. Noneho tuze kuri aka kariho akamenyetso ko guteranya, tugakandeho. Ubonye haje insert, ubwo bivuze kwinjiza. Ushobora kwinjiza link, comment, ifoto, makeup cyangwa taburo. Turaza hano hari ifoto, ukande kuri from photo. Noneho tugiye guhitamo sinyatire tugiye gushyira muri dokima yacu twakoze. Reka nze mpitemo iyi. Ngira ngo mwabibonye ko muri dokima yacu twamaze gushyiramo sinyatire. Urabibona ko abaye ari ibaruwa wandikiye umuntu rwose yabifite sinyatire. Kanze shyiremo akandi kantu, ngira ngo urabibona neza. Noneho ni urupapuro rwuzuye, ni sinyatire. Uku rero niko washyira umukono mu ibaruwa yawe. Kugira ngo mumenye ko yuzuye, wenda tuzafata umwanya tugaruke kuri raporo, ariko iyi ni raporo twakoze, ngira ngo urayibona. Raporo ifite title, ikagira intangiriro, ikagira ibyakozwe, activity cyangwa body,
ikagira ABCD mu byakozwe, ikagira ndetse n'umumaro, ibyo yamaze n'ibyo bise ibisubizo, ikagira umwanzuro. Urabona muri raporo ikagira na sinyatire, ariho mubona amazina ndetse n'amatariki, noneho umukono ukazaho ngira ngo murabibona. Iyi yari TKAB Rwanda. Muri iri somo turebye uko washyira sinyatire yawe muri dokima wateguye. Kandi sinyatire muri videwo yabanje twabonye uko wayikora. Muri description ya videwo turaza kubashyiriramo n'ubundi uko wakora signature yawe cyangwa umukono online utiriwe ujya gupurintinga ngo wongere wandike, ahubwo ugahita ubikora kandi ukabikoresha ibara ushaka. Njye ndi Ami Byiringiro, iyi ni TKAB Rwanda. Wibuke gukanda subscribe nyabuneka, dore hari byinshi byiza tubateganyirije. Kanda subscribe, kanda like, muri comment tubwira ikintu wifuza ko tuzakoraho ubutaha, ubundi njyewe tuzasubire muri video utaha. Sharinga inshuti zawe. Ciao ciao.